Bakunze Iyobokamana TV turabasuje cyane mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana bakatugizaho ijambo ry'Imana. N'ubundi murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka dutangire tumusuhuza kugira ngo tuze mukanye tumuhumanya yo kutubwiriza ijambo ry'Imana nkuko Imana yamwishyize ku mutima we. Mwiriwe neza kandi murakomeye. Muraho neza. Amakuru. Turashima Imana. Wabo tubahaye ikaze cyane kuri Iyobokamana TV. Murakoze. Yego. Muratangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo nibyo tugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Yego turasuhuza inshuti z'Iyobokamana TV. Ndi umukozi w'Imana nitwa Evangeliste Nzirorera Samuel, nsengera muri ADPR. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 4. Yesu abaho umugisha. Amen. Samuel amakuru. Turashima Imana. Wow. Reka rero tudatinze tubahe umwanya wo kugira ngo mutubwirize ijambo ry'Imana, tuvuga ngo imbaraga n'amavuta y'Imana n'ibibane namwe maze mubwira abantu Imana yarasize ku mutima. Reka tubasengera Imana kugira ngo izibane namwe. Amen. Mana turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uri Imana nziza, Imana idukunda kandi tudakwiye. Mugaragu wawe agiye kuvuga ijambo ryawe, muhagaritse mu mbaraga zawe, muhagaritse mu maboko yawe kugira ngo areke ari impano ubundi wivugire ijambo avuga rigire benshi rihindura. Data wera ukorane nawe mwami Imana imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuganza mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Turakoze Joel. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasoma ibice byaho 16 dusome duhere ku murongo waho wa 23. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka abarinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Murongo wa 25 haranditswe ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. 27 yavuze ngo uwo murinzi arakanguka abonye inzu y'imbohe ikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ni ry'Imana yampaye, niryo tujye kugana, tujye gusangira n'inshuti z'Iyobokamana TV. Ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rifite intego ivuga ngo wikwigirira nabi. Umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe, hamwe n'ibyo uri murabona, hamwe n'ibyo muracamo, ariko umugambi w'Imana wo urakomeje ku buzima bwawe mwene data mushiki wanjye. Umugambi w'Imana ni muremure ku bantu bayo. Umugambi w'Imana ntabwo ujya upfa, umugambi w'Imana nta cyawuburizamwo. Umugambi w'Imana ni muremure cyane. Iri jambo dusomye ni inkuru z'umugabo umukozi w'Imana witwa Paulo. Paulo muramuza benshi, akiri Sawuli atarahamagarwa n'Imana. Murabizi ko yabanje kurenganya itorero ry'Imana, murabizi ko yabanje gutoteza itorero ry'Imana mu buryo bumwe n'ubundi, afata abambaza izina rya Yesu, bamwe abashyirisha mu nzu y'imbohe, abandi yarangiza akabagirira nabi mu bundi buryo. Ariko igihe cyarageze Paulo Imana iramwihishurira. Murabyibutse Bibiliya iratubwira ngo igihe cyarageze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma Paulo Imana yo mu ijuru ngo yari mu nzira ajya i Damasiko ngo agiye kurenganya itorero ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo itubwira ijambo rikomeye ngo ari mu nzira, Imana yo mu ijuru ngo iramwihishurira. Yesu aramwihishurira ngo aramubwira ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Ijwi rirabimubaza, arangije avuga ngo urinde mwami ngo ngukorere. Ijwi riramubwira ngo ndi Yesu wa wundi w'i Nazareti uhora urenganya. Igihe cyarageze aho ngaho Paulo ngakangutse ngasanga ntabwo areba, asanga yahumye, ngo baramurandata bamujyana i Damasiko. Babaje kumugezayo ngo amara 3 atareba, ariko birangije ngo Imana iza gutuma umugabo umwigisha witwa Ananiya, ngo arangije aramusengera arahumuka. Arangije Imana ambwira ngo yuzuzwe umwuka wera, ngatangira kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana imajije kumuhishurira. Uyu Paulo muramuzi, niwe muntu umwe za Yesu, yanditse ibitabo 13. Hanyuma iri jambo dusomye
uru rwari urugendo rwa kabiri rwa Paul rwo kuvuga ubutumwa bwiza. Yari ari kumwe n'umugabo witwa Sila, bari mu rugendo bajya bavuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Ahangaha ngo bari mu nzira bagiye ahantu bita mu Butaliyani, bari ahantu bita muri Aziya. Hanyuma Bibiliya avuga ngo bari mu rugendo rw'ivuga butumwa, ariko ijambo riratubwira ngo Paul aryamye nijoro. Bibiliya avuga ngo Uwiteka aramusanga. Imana ishimwe cyane, gisanga abantu bayo banashyizweyo, yarangiza ikabaganiriza. Imana isanga Paul, imaze kumusanga ngarota abona umugabo w'i Makedoniya, ngarimo aramuhamagara ngamubwira ngo banguka udutabare, ngo banguka udutabare, banguka udukize. Bibiliya avuga ngo Paul ahita asobanukirwa neza kahamagawe n'Imana kujya kuvuga ubutumwa bwiza i Makedoniya. Paul ngarangije aza gukora urugendo ajya i Makedoniya, kari agace kamwe k'intara y'u Burayi. Ahangaha hari niho bita Filipi. Biravuga ngo Paul ahageze na Sila bagera ahantu hari ngo abagore, harimo umugore umwe tujya dusoma muri Bibiliya witwa Rudiya. Yari umugore ngo umunyacyubahiro, yari umugore w'umucuruzi, ngo acuruzaga imyenda y'imihengeri, ngo hamwe n'abandi bagore b'icyubahiro. Hanyuma ngo bahagere, Bibiliya avuga ngo Paul ndetse na Sila ngo barangije babaganiriza ijambo ry'Imana. Ngo bamaze kuribaganiriza, Bibiliya avuga ngo babagore, uyu mugore Rudiya ndetse n'abagore bagenzi be, Bibiliya avuga ngo Imana ibugurira umutima kugira ngo bumve ibyo Paul yigishaga. Imana imaze kugurira imitima yabo, hanyuma ngo bumve ibyo Paul yigisha. Bibiliya avuga ngo barangije barizera. Ngo bamaze kwizera ijambo ry'Imana Paul avuga, ngo barangije babwira Paul avuga ngo nimba ubona ko twizeye by'ukuri, ngo baramwinginga ngo bamarane iminsi aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo barangije bamarana iminsi aho ngaho. Hanyuma ngo igihe kigeze ngo bukeye bwaho ngo baza gutambuka, ngo bacaga bajya gusenga. Bibiliya avuga ngo bahura ngo n'umuja wari utewe ngo na dayimoni. Bibiliya avuga ngo yaguriraga bashebuja ngo bakabona indamu nyinshi cyane. Ngo uyu muja yarimo dayimoni, ngabonye Paul abonye ndetse na Sila, ngarangije abadayimoni bamuvugiramo, baravuga ngo barana abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Bibiliya avuga ngo amara iminsi myinshi agira atyo. Paul ngarangije aza guhishurirwa, ngabona nubwo yamaze kuvuga ko ari abagaragu b'Imana, ariko ahishurirwa neza ku murimo atari umwuka w'Imana. Arangije ngo umunsi umwe ngarangije abari inyuma arimo aragenda asakuza avuga ngo n'abagaragu b'Imana isumba byose. Bibiliya avuga ngo Paul arangije arahindukira aramucyaha, akoresha ubutware, akoresha icyo bita authority. Arangije aramucyara avuga ngo dayimoni ndagutegetse musohokemo. Bibiliya avuga ngo uwo mwanya abadayimoni bava muri wa muja, bamaze kumuvamo ngo arakira. Bibiliya avuga ngo bashebuja babonye ko ari ntandamu bakimutezeho, ibyo bamubonagaho babonye ko ntacyo bakimutezeho. Bibiliya avuga ngo barangije barakarira Paul na Sila, barangije ngo barabafata. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye cyane, ngo barangije babashyira umunyarukiko, ngo babagejeje mu rukiko umucamanza, ngo barabakubita, barangije babaciraho imyenda. Bibiliya avuga ngo barangije barabajyana babashyira mu nzu y'imbohe. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe ngo babohesha iminyururu. Bageze mu nzu y'imbohe ngo bakimara kubashyiramo hagati, nakunze aba bagabo bene data, reka mbabwire, hari ijambo riri mu Bafilipi mu bice 2 murongo hasi, hari ijambo rivuga ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, aravuga ngo twahawe no kubabazwa ku bwa Kristo. Nuvuga ngo Paul na Sila nubwo bari babashyize mu nzu y'imbohe, nta kindi baziraga ubutumwa bwiza, baziraga guhamya izina rya Kristo, baziraga ko bakijije wa mukobwa warimo abadayimoni, kandi bashebuja wa mukobwa babonye ko ari ntandamu bakimutezeho. Bibiliya avuga ngo barangije barabarakarira cyane. Ijambo ririmo rikomeye ahangaha. Bibiliya tubwira ibintu bari bakoreye Paul na Sila. Icyambere Bibiliya avuga ngo barabafashe, icyambere barabakubise, icya kabiri barangije babaciraho imyenda, icya gatatu barangije babashyira umunyarukiko, icya kane umucamanza ngategeka ko bashyirwa mu nzu y'imbohe. Bageze ngo mu nzu y'imbohe, babashyize mu nzu y'imbohe hagati, ngo bafungiranye barafunganywe n'izindi mbohe. Ngo barangije Bibiliya avuga ngo habaye nko mu gicuku. Imana ishimwe cyane. Ngo habaye mu gicuku Paul ngo ndetse na Sila barangije barabati nubwo dufunganywe n'izindi mbohe, nubwo tuboshywe, ariko twebwe twarabohowe mu mutima. Bibiliya iravuga ngo bakoresha ikintu gikomeye cyane. Yakobo yavuze ijambo rikomeye muri Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo bice 5
umurongo waho ni uwa 13. Yakobo yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo nimba umuntu ababaye asenge, aravuga ngo niba umuntu yishimye aririmbira Imana. Iri jambo rero ryabasoye ba Paulo bari muri gereza kuko bari bababaye. Ni ukuri umubiri wari wababaye, umubiri wari wababaye ku rwego rukomeye cyane. Urumva nawe bari bakubiswe, babaciriyeho imyenda, babajyanye mu rukiko ndetse bashyira mu nzu y'imbohe. Ariko Bibiliya avuga ngo habaye nko mu gicuku. Paulo na Sila, Bibiliya avuga ngo bakoresha intwaro bita iyo gusenga. Bibiliya avuga ngo basenga Imana, barayinginga, barayihendahenda. Imana yo kabizara, Imana yo mu ijuru ijya yemera guhendahendwa, Imana ijya yemera kwingingwa, ngo barasenga, bamare gusenga wa mubabaro uragenda. Bibiliya avuga ngo barangije bahimbaza Imana bari mu minyururu. Imana ishimwe cyane, barayihimbaza. Bibiliya avuga ngo bamaze guhimbaza Imana, babangije gusenga no guhimbaza Imana, ngo uwo mwanya aho bari bari, ijambo ryanejeje rikomeye. Bibiliya avuga ngo bahimbaje Imana n'izindi mbohe zirabumva. Imana ishimwe cyane, bahimbaje Imana n'izindi mbohe bari babohanywe ngo zirabumva. Biravuga ngo bakimara gusenga no guhimbaza Imana, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye cyane. Ako kanya ngaho bari hari ibintu bine byahise bikorwa muri uwo mwanya, arizo rezilita z'amasengesho. Mbibutse bene data, iyo twasenze Imana irasubiza. Iyo twasenze tujya tubona rezilita zivuye mu masengesho. Iyo twasenze tujya tubona gukora kw'Imana. Biravuga ngo ikintu cya mbere cyabayeho, Bibiliya avuga ngo bagiye kumva haje igishyitsi, haje igishyitsi cyinshi batazi aho kivuye, ariko ibyo byatewe n'amasengesho. Icya kabiri ngo bagiye kumva, ngo bagiye kubona, ngo babona imfatiro z'inzu y'imbohe bari barimo. Bibiliya avuga ngo ziranyeganyega, imfatiro z'inzu y'imbohe bari barimo ziranyeganyega. Ikindi cya gatatu, Bibiliya avuga ngo inzu ya gereza cyangwa se imiryango ya gereza ngo irafunguka. Icya kane, Bibiliya avuga ngo iminyururu yari ibaboshye, iminyururu yari ibadanangiye. Bibiliya avuga ngo irangije ibavaho. Imajije kubavaho ngo bakiri aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo umurinzi wa gereza yari yasinziriye, agatotsi kari kamutwaye, ngarangije ngakangutse. Bibiliya atubwira ngo agiye kwitegereza, agiye kubona, ngabona imiryango ya gereza yose yafungutse. Arangije ngabona ko bizarangiye, abona ko inzu y'imbohe yafungutse, abona ko imbohe zacitse. Ariko nagira ngo mbabwire bene data, ahantu imbaraga z'Imana ziri, imbaraga z'Imana ni smaku, imbaraga z'Imana ni rukuruzi. Aho imbaraga z'Imana ziri ntabwo umuntu yapfa kuhava. Bibiliya avuga ngo iyi miryango ya gereza yari yafunzwe, ariko Bibiliya itubwira ijambo rikomeye. Nubwo yari yafunguwe, Bibiliya ntabwo imbohe zigeze zicika, ntabwo zigeze ziva muri gereza ngo zicike. Nubwo basaga nkaho babonye okaziyo, babonye uburyo bwiza bwo kugira ngo abatoroke bagende. Murabizi namwe muri gereza nyinshi hari amagereza usanga barimo abantu bafunzwe bamaje ndetse no gukatirwa n'inkiko. Ugasanga hari abakatiwe imyaka 20, ugasanga hari abakatiwe imyaka 10, imyaka 15, abakatiwe imyaka 5. Ni ukuvuga ngo umurinzi w'imbohe yari yasinziriye, ndetse n'imiryango ya gereza yarigize gute, yari ifunguwe. Ariko ngo kubera imbaraga z'Imana zari zamanutse. Imana ishimwe cyane. Kubera imbaraga z'Imana zari zamanutse, ntabwo bigeze bacika, kuko imbaraga z'Imana zabaye nkaho zabaye simaku, zirabafata, bituma bananirwa gusohoka mu nzu y'imbohe ngo bagire gute, ngo basohoke bagende bacike. Hanyuma biravuga ngo umurinzi w'imbohe ngakanguke, arangije ngagira ubwoba ko imbohe zacitse. Amajije kugira ubwoba ngo aratinya cyane. Bibiliya avuga ngo afata inkota, agiye kwiyahura, agiye kwiyica. Paulo abayamwonye, amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo sigaho, aramubwira ngo wikwigirira nabi, twese turahari. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo wikwigirira nabi, twese turi hano. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya tubwira ngo wa murinzi w'imbohe arangije ntabwo yise abyiyumvisha, ntabwo yabitekereje yuko kubona imiryango ya gereza yafunguwe kandi yari yasinziriye, ntabwo yatekereje ko imbohe zacitse. Bibiliya tubwira ngo yafashe itabaza, ngarangije aratumbuka, niko Bibiliya ivuga, ngaragenda ajya muri kasho, ajya mu nzu y'imbohe, ngajya kureba abanyururu, areba ko baturotse bagiye. Ngo aragenda aramurika. Bibiliya avuga ngo arangije abona nta n'umwe wacitse,
abonye nta n'umwe wacitse ngo arangije yikubita imbere ya Paulo ndetse na Sila, aravuga ngo bagabo bene data, ngewe nkora iki kugira ngo ngizwe? Bibiliya avuga ngo Paulo arangije amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo izere Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo izere Imana urakira hamwe n'abo mu rugo rwawe bose. Ndashimira Imana kuko igihe kijya kigera Imana ikagiraho umugambi umuntu. Bene data najya mbabwirira ijambo ry'Imana ritubwiye igicuku bari barimo. Ntabwo ngewe nzi igicuku urimo uyu munsi. Hari igihe umuntu ajya agira igicuku cye yihariye wenyine, akakibamo wenyine, abandi batari kumwe, abandi bakaba babona ari ku manywa, ariko bitewe na situwasiyo uwo muntu arimo wakabona ni igicuku. Ariko hari umuririmbyi wamfashije yaravuze ngo n'inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, yaravuze ngo Yesu ati ngende kumwe nawe ujye umuhanga amaso. Umva ibicuku biba byinshi, ariko ndashimira Imana. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, hari aho yavuze ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Ndashimira Imana ko no mu gicuku hajya habaho ibicuku, ariko hakabona igicuku cya nyuma Imana ijya yitamururiramo. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye cyane. Bibiliya avuga ngo habaye mu gicuku Paulo na Sila barangije, Bibiliya tubwira ngo barasenga Imana. Nagira ngo nkwinginge mwene data unkurikiranye, nagira ngo mbasabe bene data inshuti z'Iyobokamana TV, mbabwire ngo sinzi situwasiyo urimo, ntabwo nzi intambara urimo urarwana nazo, ariko nagira ngo mubwire ngo igicuku urimo senga Imana. Igicuku urimo senga Imana, kuko Imana izitamurura. Imana izerekana imbaraga zayo, Imana izerekana gukiranuka kwayo, Imana izakurengera, kuko Imana yo ntabwo imeze nk'abantu. Birashoboka ko abantu bakwirengagiza, birashoboka ko inshuti zakureka, birashoboka ko imiryango yakureka, birashoboka ko waba ubona uri wenyine, ariko Imana ntabwo ijya yirengagiza umuntu wayo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkwinginge nkubwire ngo igihe cyose waba urimo, igicuku cyose waba urimo, intambara zose urimo urarwana nazo, umva komeza usenge, kuko mu gusenga kwawe Imana izagusubiza mu izina rya Yesu. Iyo dusomye mu gitabo cya Samweli, dusomamo umubyeyi mu gitabo cya Samweli cya mbere, igice cya mbere ku murongo wa 13 wa 11, dusomamo umubyeyi witwaga Hana. Hana yari afite igicuku, yari mu gicuku gikomeye cyane, yari afite ikibazo cy'uko yari ingumba, ngo nta mwana yagiraga, donc ntabwo yari yarigeze abyara. Hana Bibiliya ivuga ijambo rikomeye. Bibiliya iravuga ngo yari afite umugabo witwaga Elukana. Uyu mugabo Elukana yari afite abagore babiri. Yari afite umugore bitaga Penina, afite n'uwo bitaga Hana. Bibiliya ikatubwira ngo Penina niwe wabyaraga, ariko Hana ntiyabyaraga. Hana agira ikigeragezo cy'uko atigeze abyara, hanyuma arangije agira icyo gicuku, ariko nubwo yagize ikibazo cy'uko atabyaraga ntabwo byigeze bimuca intege, ahubwo biravuga ngo Hana yakomeje gusenga Imana mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkwinginge nkubwire ngo sinzi igicuku urimo, ariko nagira ngo nkubwire ngo komeza usenge. Nagira ngo nkubwire ngo uzabona resulta z'amasengesho, amasengesho yawe Imana izayasubiza. Hano ntabwo yigeze acibwa intege nuko yari atabyaraga, ntabwo yigeze reka gusenga Imana kubwo ikigeragezo yari afite, ahubwo cyamuteye kugera kwegera Imana cyane, bimwinjiza mu masengesho. Hana Bibiliya avanga komeza gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi muri kwa gusenga kwa Hana, igihe cyarageze Imana iramwumvira, igihe cyarageze Imana iramusubiza. Bibiliya avuga ngo Uwiteka aramugenderera. Hana ngarangije asama inda y'umwana w'umuhungu, arangije ngo kumubyara ngamwita Samweli. Aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye Uwiteka, none Uwiteka yampaye icyo namusabye. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mwene data nkubwire ijambo, ikibazo cyose waba ufite, intambara zose waba urimo urarwana nazo, birashoboka ko waba uri mu ntambara z'urugo rwawe, Satani yarahagurukiye kurwanya urugo rwawe. Birashoboka ko ufite intambara mu kazi urimo urakora, hari ibyo urwana nabyo hari abakurwanya. Birashoboka ko waba ufite intambara z'ubuzima, birashoboka ko uyu munsi uri umushumeri, wabuze akazi, waradepoje byaranze, ariko ndagira ngo nkubwire ibanga. Ndagira ngo komeza usenge, kuko mu gusenga kwacu nimwe Imana igikorera. Birashoboka ko wamaye igihe kinini. Hari ijambo riri muri Zaburi ya 30 murongo wa 6. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye. Bibiliya iratubwira ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato,
ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Harimo irindi jambo rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ndashimira Imana kuko nyuma yo kurira, nyuma y'umubabaro, nyuma y'intambara, Imana igiremera umuntu igitondo, Imana igiremera umuntu amashimwe, umuntu nawe agashimira Imana. Igihe cyarageze hanashimira Imana. Ndashimira Imana ko igiremera umuntu ishimwe nyuma y'intambara nyinshi, nyuma y'amagambo menshi abantu bavuze, nyuma y'ibigeragezo byinshi bitandukanye umuntu yaciyemo. Igihe kijya kigera Imana ikaremera umuntu ishimwe, Imana ikamuremera igitondo, umuntu nawe yarangiza akagira amashimwe agashimira Imana mu izina rya Yesu. Bibiri ivuga ijambo rikomeye. Bibiri avuga ngo Paul na Sila ngo bamaze gusenga Imana. Ndashimira Imana iyo twasenze Imana yacu irumva. Iyo twasenze Imana, Imana yacu irakora mu izina rya Yesu. Bibiri ivuze ijambo rikomeye. Bibiri avuze ngo bamaze gusenga barangije bahimbaza Imana. Ngo bari guhimbaza Imana, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iranezererwa kuko birengagije imibabaro, birengagije ibyo bari birengagije inkoni, birengagiza kwa gucirwaho imyenda, birengagiza gufungwa, birengagiza iminyururu. Ibyo byose barabirenga, barangije basenga Imana, barangije barayihimbaza. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru kwiyumanganya birayinanira. Bibiri avuga ngo Imana irangije imanura ikintu cyitwa igishyitsi. Igishyitsi kiraza, Bibiri avuga ngo kinyeganyiza inzu y'imbohe bari bicaye, bari bafungiyemo. Kimaze kwinyeganyeza, Bibiri avuga ngo imiryango ya gereza irangije irafunguka. Imana ishimye cyane. Ndagira mbabwire bene data, mu gusenga kwacu, mu gusenga kwawe, amasengesho yawe, ndagira ngo Imana izafungura n'umuryango wari warafunzwe ku buzima bwawe. Uko urushaho kwegera Imana no gusenga, hari igihe Imana ishyiraho inzira wowe utabonaga, ariko ukabona Imana gukingura umuryango w'umugisha, kandi warangiza ukabona ineza y'Imana. Imana ishimye cyane. Bibiri ivuze ijambo rikomeye. Bibiri avuga ngo hamanutse ikintu cyitwa igishyitsi, kirangije ngo kinyeganyiza inzu y'imbohe bari bicayemo, bari bafungiyemo. Kimaze ngo kunyeganyiza iyo nzu y'imbohe, ngo haboneka ikiriri. Bibiri avuga ngo hanyuma imiryango ya gereza irangije irafunguka. Ngo imare gufunguka, ngo n'iminyururu yari ibaboshye irangije iradohoka. Ndagira ngo mubwire ijambo mwene data. Ndagira ngo amasengesho dusenga ajya abasha no guca iminyururu y'abadayimoni. Hari igihe umuntu agenda ariko ugasanga arimo ararwanwa n'imbaraga zikomeye cyane, ugasanga hari iminyururu yaboshye ubuzima bwe, ugasanga hari za karande zikimugendaho zo mu muryango yavutsemo, ugasanga hari imbaraga zikimukurikirana, ugasanga umuntu n'umukobwa ari aho ngaho, ariko ugasanga hari izindi mbaraga, hari iminyururu yamuboshye. Ariko nagiye ngo mu gusenga, amasengesho aca iminyururu, amasengesho ajya abohora umuntu yaraboshywe, amasengesho ajya akuraho umuntu imbaraga z'umwanzi. Mu gusenga kujya gukuraho iminyururu. Bibiri ivuze ijambo rikomeye. Biravuga ngo iminyururu ya bose iradohoka, iminyururu yose bavaho. Bibiri ivuze ijambo rikomeye ngo imaze gufunguka. Bibiri avuga ngo Paul na Sila bari bakira aho ngaho, ngo umurinzi w'imbohe ngakangutse, ngabona iminyururu yadohotse, cyangwa se ngo abona inzu y'imbohe yafungutse. Ngarangije ngabibonye, arabatunga imbohe zacitse. Hanyuma biravanga afata inkota, ariko ngo agiye kwigirira nabi. Paul amuhamagaza ijwi rirenga, aravuga ngo sigaho wikwigirira nabi, twese turahari. Ndashaka kubabwirira ijambo bene data. Hamwe n'ibyo uri muracamwo, hamwe n'intambara ufite, hamwe n'ibyo uri murarwana nabyo, ndagira ngo nkubwire ngo wikwigirira nabi, kuko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ntabwo ibyo ngibyo uri muracamo ari ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse. Ntabwo izo ntambara ufite si ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse, ahubwo ibyo ngibyo uri muracamo, ahubwo ibyo bigeragezo ufite, ahubwo izo ntambara uri murarwana nazo bigusunikire ku Mana, bigutere kuyishaka cyane. Kuko uko ugenda wegera Imana, niko ubutabazi bw'Imana bugenda bukwegera, niko Imana igenda ikwishurira, niko Imana igiye gushyiraho inzira kandi ikagutabara mu izina rya Yesu Kristo. Bibiri iravuga ngo agiye kwica. Hari igihe kigera umuntu akaba mu buzima ugasanga ari wenyine, akabaho mu buzima, inshuti zikamuvaho, imiryango ikamuvaho, abavandimwe bakamureka, ugasanga ari aho n'umushomeri nta kazi afite, ugasanga yenda n'umukobwa yararambagijwe, akarambagizwa bigapfa, wenda akabengwa, yarangiza akagera igihe akiheba, akumva ko nta kindi gisubizo, akumva ko igisubizo ari uko yapfa, akumva ko kubaho ntacyo bimumariye. Rimwe na rimwe n'abantu bajya bahura n'amajwi yo kumva, agahura n'intekerezo
akumva amajwi yo amubwira ngo yiyahure, akumva amajwi amubwira ati n'ubundi kubaho kwawe ntacyo bimaze, nuramuka unapfuye ntabwo abantu bazababara, nuramuka upfuye ntawe uzigera kugira agahinda, ariko akirengagiza yuko ubuzima afite atari we wabwihaye, hariya bumuhaye. Ndagira ngo nkubwire iri jambo, birashoboka ko wowe nkurikiranye hari imbaraga zari zirimo zirakurwanya, hari amajwi y'umwanzi yari akuriho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo rushaho kwegera Imana, rushaho gusenga, kandi ayo majwi akubwira ngo wiyahure, ayo majwi akubwira kwigirira nabi uyatesha agaciro, umenye ko umugambi w'Imana ugikomeje ku buzima bwawe. Hari Imana yakuremye kandi igufiteho umugambi mwiza, kandi Imana yiteguye kukurengera. Ndagira ngo nkubwire ngo komera, ibyo ngibyo ubona ucamo bizarangira, komera, izo ntambara zawe zizashyirwa iherezo, komera, ubwo buzima bwawe Imana izabuhindura. Ndagira mbabwire ngo ubuzima bwo mu isi ntabwo bujya bugira formule, igihe kijye kigera bugahinduka. Hari igihe umuntu ajya aba mu gihe cy'intambara, n'umubwiriza Salomo yaravuze ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Aravuga ngo hari igihe cy'intambara akabona igihe cy'amahoro. Birashoboka ko uyu munsi waba ari byo urimo urarwana nabyo, birashoboka ko uyu munsi waba uri mu ntambara runaka, ufite intambara mu rugo rwawe, ufite intambara mu kazi, ufite intambara mu bana, ufite intambara hirya no hino, ariko nagira ngo ngutangarize ngo nyuma y'izo ntambara Imana igiye kukuremera amahoro mu izina rya Yesu. Nyuma y'ibyo ngibyo uri murabona hari icyo Imana yiteguye gukora. Imana yiteguye kurema ishimwe mu izina rya Yesu. Bibiri tubwira mu gitabo, iyo dusomye mu gitabo cy'Abami ba mbere tugasoma ibice byaho 19 ku murongo waho wa 5, bibiri tubwira umugabo witwa Eliya, yari umukozi w'Imana. Nawe iki gihe yakigezemo arangije ahura n'amajwi, kandi Eliya yari yarakoranye n'Imana ibintu bikomeye. Ngira ngo abenshi amateka ya Eliya murayazi bene data. Eliya Imana yamukoresheje mu gihe gikomeye, mu gihe cy'umwami Ahabu. Abisirayeli bari barataye Imana, Abisirayeli bari barasubiye inyuma bajya mu bigirwamana, batangira gusenga imana z'inyamahanga, amategeko y'Imana barayareka. Igihe kigeze Eliya arahaguruka, abonye uburyo abantu bataye Imana, arebye uburyo abantu baretse Imana. Bibiliya ivuga ngo Eliya arwanira Imana ishyaka, Imana ishimwe cyane. Eliya arangije ngo agarura icyubahiro cy'Uwiteka Nyiringabo. Abisirayeli bari barataye, abantu bongera gusenga Imana yo mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo umunsi Imana yari imaze kumukoresha bya bindi byose muzi. Murabizi ko yari yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ikindi cya kabiri, igihe kigeze kugira ngo yiyereke Ahabu, yamutegetse ko bahurira i Karumeli, abantu ziba Bayali n'Abashera bari bateranye. Eliya aravuga ngo Imana iri busubirisha umuriro, niyo Mana tuzakorera mu izina rya Yesu. Hari igihe kijya kigera Imana ikiyerekana no mu banyamahanga bakamenya ko wasenze Imana. Bibiliya ivuga ngo Eliya ari i Karumeli, abantu ziba Bayali ngo bari biriwe bikebagura, bari biriwe ngo bikoza hirya no hino, ariko ijambo rikomeye ririmo. Bibiliya ivuga ngo bagejeje ngo ku gicamunsi bari batse igicaniro, ariko ngo kondisiyo Eliya yavuze ngo Imana iri busubirisha umuriro, niyo tuzakorera yonyine. Ngo abahanuzi ba Bayali birirwa umunsi bikebagura n'Abashera, ariko Bibiliya iravuga ngo bigeze ku gicamunsi barakotsora, barananirwa. Eliya ababwira ijambo rikomeye, arabatira mwigireyo, Imana yanyu yananiwe, nanjye Imana yanjye igikore. Reka mbabwire bene data, hari igihe kijya kigera Imana igakora kandi bikagaragara. Hari igihe kijya kigera Imana ikagaragaza imbaraga zayo zirenze iz'ibigirwamana mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Eliya arangije ngo yubaka igicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo cyari cyarasenyutse, ngarangira ngacyubakisha amabuye 12, ariyo miryango 12 ya bene Isiraheli. Ngamaje kucyubaka ngasibura impavu, arangije ngatemagura cya kimasa akigereka hejuru ya cya gicaniro. Ngarangije ngaravuga ngo bazana amazi, ngasukamo intango ya mbere ngo niya kabiri ya gatatu, biravuga ngo cya gicaniro kirareremba. Eliya ngasenga amasengesho atari menshi, aravuga ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli. Najya mbabwire ngo hari igihe kijya kigera Imana ikerekana imbaraga zayo ku bantu bayo bayikoreye. Akimara gusenga ko kandi Bibiliya ivuga ngo umuriro uvuye mu ijuru uramanuka, umaze kumanuka ngo utwika igitambo, ngo urangire ngo utwika n'inkwi, urangire utwika ukamya y'amazi, ngo abantu bose bari aho ngaho ngo bikubitira hasi cyarimwe. Bibiliya ivuga ngo barangire baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Imana ishimwe cyane.
Bibiri ivuga ijambo rikomeye. Eliya ngarangije birabanga kiraho ngaho arabango ni mu ntanga atangira abahanuzi ba Bayali n'abahanuzi ba Shera arabango ntihagire n'umucika. Eliya bibiri abanga arangije abakimara kwakibakobwa iryo jambo ngo barabatangatanga ngo abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera uko ari 400. Bibiri avango Eliya bamukana kugeza Kishoni ngarangije abicisha inkota bose arabarangiza. Eliya ngarangije arongera arasenga kandi ngijuru igusha imvura. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire bene data, reka mbabwire hari igihe kijya kigera Imana ikitamurura, hari igihe kijya kigera Imana igakingura ijuru ku buryo n'abanyamahanga babibona ko Imana yakinguye ijuru ku bantu b'Imana mu izina rya Yesu. Ibyo byose ngo byabaye ahaba umwami w'Abisirayeli. Bibiri avango yari aho ngaho yarabyitegerezaga, nta wigeze ubimubwira ahubwo yarabirebaga. Bibiri avango arangije arataha ngabwira umugore we Yezebeli ngo ibyabaye, amubwira ngo ibyo Eliya yakoreye abahanuzi be bose, amubwira ngo uburyo Eliya yamanuye umuriro ugatwika igitambo ugatwika n'inkwi ugakamya amazi. Arangije amubwira irindi jambo rikomeye, amubwira uburyo Eliya ikindi yakoze ko yisha abahanuzi be bose yarangiza akabarangiza. Bibiri iravuga ngo Yezebeli akimara kubyumva ngarangije atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ngo ejo nk'iki gihe aravanga ubugingo bwa n'intabanye n'ubwo abahanuzi banjye bishe Imana zanjye zizabimpore ndetse bikabije. Akimara kumutumaho Bibiri avuga ngo Eliya akimara kubyumva ngafatwa n'ubwoba umutima umuhagararamo. Ndagira ngo mbabwire bene data ngeze ahantu ndashaka kubabwira ikintu cyitwa amajwi. Amajwi agira imbaraga. Hari igihe umuntu aterwa n'amajwi ya Satani, hari igihe umuntu aterwa n'amajwi y'abadayimoni, umuntu akibagirwa ko yabonye imbaraga z'Imana. Mu bantu batari gushidikanya ku mbaraga z'Imana Eliya nawe arimo, kuko Imana yari akoranye nayo ibintu bikomeye cyane. Ariko kuko amajwi yamurushije imbaraga aramuganza, Eliya ngakimara kumva amajwi ya Yezebeli arangije ngaratinya. Bibiri avanga agenda urugendo rw'umunsi wose ngarangije ajya mu ishyamba. Bibiri avanga aragenda ajya mu ishyamba ngareba igiti kimwe cyaraho muri iryo shyamba ngo ni igiti cy'umurotemu. Ariko abanga bakavanga iki giti iyo amakashi yacyo yakugwagaho Bibiri iravuga ngo warapfaga. Eliya ngarangije aragenda ari mu ishyamba ngo arangije atangira gusenga isengesho ryo gupfa. Abwira Imana ngo birandambiye, aravuga ngo n'ubundi cyabimara ubu ngubu nuko hakuraho ubugingo bwanjye nkipfira, kuko narusha abasogokuruza banjye ubwiza. Ibaze nawe umuntu nka Eliya, umuntu wari warakoranye n'Imana, umuntu wari warabonye imbaraga z'Imana akagera kuri uru rwego rwo gusengesho ryo gupfa. Nukuvuga ngo ari igihe umuntu ajya atake agaterwa n'izindi mbaraga zikamurwanya. Ariko Imana yo mu ijuru idufashe. Ndayambwira ngo mwene data umurikiranye mushiki wanjye, niwongere wibuke imbaraga z'Imana, niwongere wibuke ko hari iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, niwibuke ko hari aho Imana yagukuye, niwibuke ko hari iby'Imana yakoze kandi wabonaga byari bikomeye. Ayo majwi y'abadayimoni, ayo majwi akwereka ko upfuye, ayo majwi akwereka ko kubaho kwawe ntacyo bikimaze, ayo majwi akwereka ko birangiye upfuye, uyiyame mu izina rya Yesu. Umenye neza ko Imana yavuganye nawe, kandi iyo mwavuganye ni Imana yo kwizerwa, ni Imana itabeshya, ni Imana y'amasezerano, ni Imana isezeranya kandi igasohoza mu izina rya Yesu. Bibiri avuga ngo Eliya kiraho ngaho. Ndabashimira Imana. Imana ni nyambabazi. Hari igihe kijya kigera Imana ikabona ko umuntu ananiwe. Bibiri iravuga ngo yohereza marayika wayo Imana. Ngarangije asanga Eliya aho yari ari munsi y'igiti cy'umurotemu arimo arasenga isengesho yisabiye gupfa. Ngo marayika w'Uwiteka Imana aramusanga, asanga asinziriye, ngaramukomanga, amunje kumukomanga, ngaramubwira ngo Eliya we byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari rurerure kandi rugukomereye cyane. Biravanga Eliya arabyuka ararya kandi aranywa, ngamaje kurya no kunywa. Bibiravanga arongera araryama arisinzirira. Ariko ngo amare gusinzira marayika arongera aramukomanga amubwira ubwa kabiri avuga ngo Eliya byuka urye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire bene data, igihe tugezemo biradusaba kugira ngo twongere turye kandi tujye ijambo ry'Imana,
twongera izindi mbaraga, twongera amasengesho. Ndagira mbabwire ko urugendo ari rurerure kandi urugendo ruracyakomeje, ntabwo rurarangira. Dukeneye imbaraga z'Imana zizadufasha kurangiza urugendo rwacu amahoro mu izina rya Yesu. Eliya ngo arabyuka arongera ararya aranywa. Bibiliya iravuga ngo iyo nda yayigendeye iminsi 40 n'amajoro 40. Eliya ngo arangije agera ahantu bita i Horebu ku musozi w'Uwiteka Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iri jambo bene data Imana yari impaye ngo nibasangize mbabwire ngo wikwigirira nabi, umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Reka kubona ko bicitse, reka kubona ko birangiye, reka kubona ko bizarangiye, ku bantu bizarangira, ariko ku Mana ntabwo birarangira. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome irindi jambo riri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Dusome ijambo ry'Imana no mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, turasoma bice byaho, turasoma bice 29, niturangira dusomera umurongo waho w'10. Haranditswe ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasozeho ijambo ryiza ritume mugaruka ino. Murongo wa 11 yaravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Ndashimira Imana. Haleluya, Imana ishimwe kuko izi ibyo yibwira izatugirira. Iri jambo dusomye ni igihe Abisirayeli bari barajyanywe mu bunyage, ariko bagenda kandi Imana yari yavuze, kubera ko igihe cyarageze Abisirayeli bacumura ku Mana, bakoze ibyaha 3 bibabaza Imana. Icyambere Imana ikimara kubageza mu gihugu cy'amasezerano yasezanije basogokuruza babo, hari ibyaha 3 bakoze. Bamaze gusorezwa amasezerano, Imana ibaje kubagira neza kuko yari yababwiye. Imana ibaje kubaha ubuzima, bamaze kubaka amazu, bamaze gutunga no gutunganirwa. Icyambere bakoze biravanga Abisirayeli bibagiwe Imana. Ikindi cya kabiri bakoze ngo bamaze kwibagirwa Imana, ngo barangije batangira kwishora mu byaha by'ubusambanyi, batangira gusambana. Yisomye mu gitabo cya Yeremiya mu bice byaho ni bice 6 ku murongo waho no wa 4, hari ijambo rihari rivuze ngo narabagaburiye bamaze kurya, bamaze guhaga, ngo banyitura gusambana, ngo no kujya mu mazu y'abamaraya. Imana irangije ibabazwa nuko Abisirayeli bayimuye, bakibagirwa ineza yayo, barangiza bagasura inyuma mu mutima, bagatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana irangije ikindi cya 3 bakoze, ngo Imana ajyaga ibatuma abagaragu bayo b'abahanuzi, ngo bakabyuka mu gitondo babahanurira, bakababwira iby'Imana bashakaho. Imana ikabinginga ngo nibahindukire, Imana ikabaga ngo nibave mu byaha, ariko ngo banga guhinduka. Igihe kigeze Imana itegeka ko bimurirwa i Babuloni, bajyanwa mu bunyage, baranyagwa bajyana i Babuloni. Imana yohereje Nebukadinezari umwami wa Babuloni, arangije atera i Yerusalemu, arangije arabanyaga bajyana i Babuloni, ngo bagere i Babuloni. Ariko ngo kandi bari bafite abapfumu bajyaga bababeshya, bari bafite ngo n'abahanuzi b'ibinyoma bajyaga babahanurira, ndetse batarajyanwa mu bunyage. Yeremiya yababwiraga iby'Imana imubwiye, ariko ibyo Yeremiya yahanuye ntibabyumve, ahubwo bakumva ibyo babwirwaga n'abahanuzi b'ibinyoma, bakumva ibyo babwirwaga n'abapfumu babo bababeshya babashuka. Hanyuma ngo bagere i Babuloni, kuko bari bajyanywe hamwe n'abo bapfumu n'abahanuzi b'ibinyoma babahanuriraga, ngo bagezeyo barangije ngo batangira kubabeshya. Barangije bakababwira ngo Uwiteka aravuze ngo tuzamara amezi 2. Ngo Uwiteka aravuze ngo, bakabivuga mu izina ry'Uwiteka, kavuga ngo tuzamara imyaka 2 dutahe. Ariko Imana kandi iyo yari yategetse ko imyaka bazamara mu bunyage ari imyaka 70. Hanyuma ngo Yeremiya we yarari, ngo Imana yabimubwira kuko we ntabwo yari yajyanywe i Babuloni, ngo yari yarasigaye i Yerusalemu, bari barajyanywe na Ezekiyeli n'abandi. Hanyuma ngo Imana ituma Yeremiya yandika urwandiko, araruboherereza. Amaze kubohereza aravuga ati rega ntimukumvire abapfumu babashuka bo muri mwebwe, ikindi kandi ntimukumvire abahanuzi b'ibinyoma babahanurira bababwira ngo ejo muratashye, bavuga ngo ni amezi 2, ngo ni imyaka 2 cyangwa se ni imyaka 3. Aravuga ngo ahubwo umurwa Uwiteka yategetswe ko muzajyanwa muri imbohe, aravuga ngo muzawusabire kuba amahoro,
kuko mu mahoro yawo namwe muzagira amahoro. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu bene data Bibiri dusaba gusengera abami n'abatware kugira ngo babe mu mahoro, kuko iyo twabasabiye bakaba mu mahoro natwe tuba mu mahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yavanga umurwa Uwiteka yategetswe ko muzajyanwaho iciye muri Yeremiya, muzawusabire kuba amahoro, kuko mu mahoro yawo namwe muzagira amahoro. Yeremiya avuga ngo nimwihingire imirima, mutere inzabibu, nimurangiza ikindi mushingire abakobwa banyu, abahungu banyu. Aravuga ngo kuko imyaka Uwiteka yategetse muzamara mu bunyage ni imyaka 70. Imana idufashe cyane. Aravuga ngo ariko iyo myaka 70 nishira Uwiteka azabagenderera abasohozeho ibyo yabavuzeho. Ku murongo wa 11 ijambo ryatubwiye ngo ega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, ntabwo ari ibibi, ni byiza kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Aravuga ngo muzagenda munshaka, aravuga ngo muzambona nimunshaka. Ni kuwi umwami Uwiteka avuga. Bene data najya mabwire ngo Uwiteka azi ibyo yibwira azakugirira mushiki wanjye. Uwiteka azi ibyo yibwira azakugirira mwene data. Ibyo ngibyo uri muracamwo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yagutaye. Nyuma y'ibyo ngibyo Imana izakuremera ishimwe. Nagira ngo dufatanye iri jambo dusenga Imana mu izina rya Yesu. Dusengere muri iri jambo. Birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko wari ufite amajwi arimo arakugendaho, amajwi y'umwanzi yarakubanye menshi, wari ucogoye mu rugendo, wumva gutendebutse kubw'ibyo uri muracamwo, wumvaga rwose kubona kibikumariye. Ariko naje kukubwira ngo we kwigirira nabi umugambi w'Imana uracyakomeje kuri wowe. We kwigirira nabi Imana izagusohoza ibyo yavuganye nawe. Imana izakubakira urugo nk'uko yabikubwiye. We kwigirira nabi umva we kubona ko bicitse, mva mubwire mama, ndagira ngo nkubwire ngo Imana nimba yaravuze ngo umutware wawe Imana izamuha agakiza, Imana izakamuha kuko ntabwo ibeshya, Imana izitamurura. Ndagira ngo mbabwire bene data ngo nimureke dusenge Imana. Ibyo ngibyo byose mubona Imana izabishyiraho iherezo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufatanye dusengere muri iri jambo. Ngusengere mwene data mushiki wanjye, ngusengere ngo Imana igukomeze hamwe n'ibyo uri muracamwo, hamwe n'igicuku urimo. Imana itambikisha umuseke mu izina rya Yesu. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe umuntu abaho akingiraniwe ahantu, ariko hamwe no mu gusenga kwawe Imana izagukingurira umuryango. Icyo gihome Satani yagushyizemo Imana izakigukuramo mu izina rya Yesu. Imana izerekana imbaraga zayo. Yesu abaho umugisha. Kadusenga n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana igira neza, Mana y'amasezerano, Mana y'imbaraga nyinshi, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubwa mwene data na mushiki wanyu nkurikiranye. Ndabasengeye mwami kubw'iri jambo kugira ngo wongere Kristo ubasure abari bataye ibyiringiro, abari bacogoye mu rugendo, abari bacitse intege ku byo bacagamo. Ndakwinginze Yesu kugira ngo haleluya enostita benista werekane imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu Kristo mwami. Kandi mwami ubohora abari baboshywe, abari bakingiraniwe ahantu, ubakingurire mu izina rya Yesu Kristo. Abarwanywaga n'imbaraga z'umwanzi Imana ibarwanirire. Kandi mwami abari barwaye indwara zikomeye, zaba ari indwara zisanzwe, zaba ari indwara za karande, hari abivuje biranga, ndabasengeye kugira ngo Imana imanure imbaraga zikiza, Imana ibakoreho, Imana itegeke mu izina rya Yesu. Imana ibabohore, Imana ibaremere nomenisile gone, Imana ibaremere ubuzima, Imana ibaremere amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami ubakure amajwi yarwanyaga, ubakure amajwi bumvaga, ubakize imbaraga zose zabarwanyaga. Bakire mwami Yesu ubutabazi buwe kuri wowe, bakire kugirirwa neza n'Imana. Imana ibasoze ibyo yababwiye, babone ineza y'Imana. Urakoze mwami Yesu Kristo. Ndabasengeye mwami, sengeye umuntu wese uzumvira ijambo kugira ngo Imana izamukoreho, kugira ngo imbaraga z'Imana zizamukoreho, kugira ngo Imana izamwereke mu bishyashya, kandi Imana izamugirire neza. Urakoze mwami mukiza. Ndagushimye kuko uri Uwiteka. Urakoze kuko wumvishe ijambo mwami. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu. Urakoze Kristo kugiye gukora imirimo muri bene data n'abashiki bange. Ndagushimiye mwami, nubaho umugisha kandi ubagirire neza muri byose mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha nshuti z'umusaraba. Imana ibagirire neza cyane. Hanyuma
nkuko nabibabwiye ni umukozi w'Imana Nziro ya Samuel. Kubanke cyangwa se kubashaka nimero yanjye ni 0788 666 41 95 0788 666 41 95. Imana nibaha umugisha kandi Imana ibagire neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen.